ubundi se icyo kidomoro baguteze nyuma wakuze uko ntari nanakibonye wa ubundi ni iki wa mugani ubundi kiramara iki hano waje ukamfasha tukagikura mu manati yo shere nukuri nayo ngukumbe we nago wabyumva tazu ubu nkuye muri mutu ubundi sizi fanta z'abatuzaniye tabasha no kuzina zanyakiye rwose zanyishe Alexis, Karame papa. Ko Alexis. Kundeba bashi safari ugiye. Papa. Ahantu ngiye ariko sinari butinde. Ubwo zashaho akazi kose kawe kakugomba bagatunganyije. Keretse habaye hari ibindi bidasanzwe. Nayo bisanzwe byo. Nabikoze pe. Ubwo nyine nta kundi bisigaye na dira nawe bikore. Nawe nta kazi ke. Hello? Wibe, nase ko nageze urahari cyo naguhari. Nekereza ko umuntu arambwiye ari wo ndiwe. Ketse nimba muri quartier hari iminara myinshi. Bebe tebuka nukenda gukumbe byatari ntwabyumva. Nta kibazo tebuka n'ukuri ndate. Niko share. Karame papa. Ari nibagiwe share katuvuganeho gatoya. Abone ubugenda. Ubundi se mushiki wawe ko ntamubona ari hesha. Mugiye mushiki wawe yagiye. Ntawe uragiye. Ubuse ninge muziritse hanga hano none ngiye mba muri nzi urugo. Ninge mbega ubwo ninge utari butarabuka. Papa rero. Nta wanze kutarabuka. Ikibazo si uko ugenda. Nakugaruka abaye. Nuko ukiri umwana nagacupa nyine. Ni nacyo nagira ko tuganireho reka mwana. Ngenda nzi ko ngiye nsanze abandi bagabo bagenzi banje nyine. Buriya rero ngenda nzi ko ndi ufata agacupa kamwe nsanze abandi bagabo bagenzi banje. Tuganiraho nyine. Umuntu amenya hisigeze wa mwana we ntago umuntu wakwicara mu rugo ngo umenya hisigeze. Kamwe kakaba kavaye mu utwo. Utu tukaba tuvuye mu utwo. Ugasanga ntashye nyine byagenze kuriya nago. Ubundi ntago mba mbitekereza ugasanga ngabye nkanga. Nanjye mbitekerezaho yo zimaze kunshiramo nkasanga nakoshije ariko suko mba mbishaka. Aho se wibagiwe ko ari mwe bana mfite ndeba ndabizi. Inyoko yari igendeye yitabye Imana nimwe bana ndeba buse ko nanze kubazana mu ndi mugore se ubu nari inshaje byo kutaza n'umugore ntabwo mba mbanze bana banjye bose nuko ashaho wowe ntabwo bizi uyikura mu icupa ikagukura mu bagabo inzoga nicyo cyiza cyawe nta kindi cyiza nabonye uyikura mu icupa ikuryohanye ukoze mu mufuka igusatse ikagukura mu bagabo. Ahubwo se sha nta mazi ngo zane ndumva ko icyaka numva cyanze rwose zanyakiye rwose zanyishe. Amazi ndashinyagwa ariko ndimo ndakirerwa pe. Genda uyazana
ningende Kazungu njya neza. Reba uyu mukobwa dukundana nuko. Ndaje mutungu. sheri nuzi ko umuhanzi manuka utuze yo sheri nukuri nayo ngukumbe we ntabwo wabyumva Sheri ngufite surprise. Ariko sinyiguhera. Makwereke. Urasi Kazungu wawe. Ngwino hano nyitabe. Niko Kazungu. Uriya mukobwa mwari muri kumwe n'uwaheye. Musige mu rugo, musigire ibyo nkubwiye uri butunganye. Nindangiza ngaruke nsanga urugo nta muntu urimo. Mbabarira mpite nsubira mu rugo, sinzongera. Amabusha ko muhagaze isubu na amahoro. Bro, umva se. Umva, naye muzana agatebe wicara n'abase. Abusha none se muri kumwe. Yanda gatonye koreshwa. Umuntu jya bagutumiye witwishishe cyaka gusa. Muzanira agatebe wicara. Kazu ubu nkwe muri sifata z'abatumye turanazimwe. Yagera zikerereza ukabona bari zimeze. Rero umuntu uvuye mu idomoro. Ubundi se Kazungu watubwiye nkaragiye ari hehe? Ase se mbona nta n'umuntu hari hano. Yatubeshye. Yatubeshye rwose. Manigis amanywa nijoro turakora. Kora subscribe, share, comment ku Manga The Kiss TV. Uwo yari umusore wanyu bita nde? Jobo. Inyeshyamba kabuhariwe. Ha.